Yesu ashimwe bene data, nongeye kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana kuri televiziyo yacu kandi tumaze kumenyera Pasi TV. Ni televiziyo y'ivugabutumwa, tuzajya tugezwaho ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana rituvana mu bwiza ridushyira mu bundi. Muri kumwe na Pastor Alphonse Byukusenge. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ni igitondo cy'umugisha Imana iduhaye, ni igitondo cy'umugisha Imana yongeye kuduha kugira ngo tukinezererwemo. Buriya reka mbabwire, umunsi wose uba ufite ibyawo. Birashoboka ko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ari kuri mu bihe bitakoroheye, birashoboka. Ariko nje kukubwira ngo humura, nje kukubwira ngo komera, nje kukubwira ngo ihangane. Ntabwo ariko bizahora ku bategereje Uwiteka, kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Ikindi, mu buzima bw'umuntu akeneye umuntu umubwira ngo komera, ihangane, biraza kugenda neza, biraza kwemera. Buri muntu, uwo muntu aramukeneye. Ndi hano ku bwanyu kugira ngo nkubwire ngo komera, ndi hano nkubwire ngo kugira ngo nkubwire ngo ntabwo ariko bizahora ku bategereje Uwiteka. Ndi umugabo wo kubihamya. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba mu buzima bumugoye, birashoboka ko umuntu ashobora kuba mu buzima butamworoheye, birashoboka ko umuntu ashobora kuba mu kibazo akabona n'umubwira ngo ihangane urakira. Kenshi nabonye iyo umuntu ari mu bibazo, abantu rimwe na rimwe bamuhunga, bamuvaho. Ariko nubwo biba bimeze bityo, Imana ibiri hafi cyane kukurusha uko imyenda yawe igize gute ikwegereye. Rero ukomere kandi wihangane, biraza kugenda neza, biraza koroha. Imana ikumpera umugisha. Wowe nkurikiranya aho uri hose, uri muri iki gihugu, uri hanze yacyo, nkuzaniye ijambo ry'Imana kandi nanone ngira ngo turisengere mu gatoya, hanyuma kandi ndabizi ko ribuze kugira aho rigukura naho riri buri kugeze. Ni ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yohana, ibice 3 ku murongo wa 34. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 34. Ni ijambo rivuga ngo uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka ugezwe. Ndaje mvuge hejuru y'imbaraga z'umwuka utagezwe, ari wo mwuka wera, ariyo mpano Imana iha isezerano abigishwa, ndetse natwe yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Ariko haleluya, amahoro ndayabahaye, sinyabahaye nk'abi, sinyabahaye nk'abana banjye. Imana ishimwe cyane, iha abigishwa isezerano ry'umwuka wera. Yarababwiye ngo ni impano, ni gifuti Imana ibahaye yo kuzakora umurimo mu gihe nk'iki. Umumaro w'umwuka wera uratwingingira, uratunihira. Umumaro w'umwuka wera uduhishurira ibihishwe. Umumaro w'umwuka wera ni izindi mbaraga Imana ibiduhaye zitari iz'umubiri, iz'umwuka. Umwuka wera ajya dutatira, umwuka wera ajya dutatira, aduhishurira ibitari byatubaho, aduhishurira ibizatubaho. Imana itugirire neza cyane. Aya n'amagambo nkunda, ngo uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo. Umwuka wera ajya tugarura iyo twatanye, umwuka wera ajya atugaruza ineza n'urukundo. Umwuka wera ari imbere muri twe. Umwuka wera ntabwo ari inyuma. Birashoboka ko inyuma ushobora kumubona cyane, ariko umwuka wera akorera imbere. Buriya umuntu arimo abantu babiri, nimba ivuga gutyo myumve. Hari roho, hari n'inyuma physically, uyu mwambaro w'umubiri twambaye. Rero iyo umwuka wera ari we roho y'imbere, ari we muntu w'imbere, iyo afite ubutware kuri wowe, ntushobora gukora icyaha. Umuntu w'imbere akoreshejwe n'umwuka wera, ni wo ukoresha iyi housing cyangwa uyu muntu w'inyuma tubona. Imana itugirire neza. Buriya iyo ibintu byapfiriye imbere mu mwuka, n'imbere turabibona. Buriya imbuto z'umuntu zihera imbere. Iyo ari nziza nizo ziza inyuma. Umuntu ukamubona ni umuntu mwiza, afite imbuto z'umwuka wera. Rero ndashaka mbabwire hejuru y'imbaraga z'umwuka wera, hejuru y'imbaraga z'umwuka wera ni umufasha udukoresha muri roho mu muntu w'imbere. Uyu w'inyuma agakora ibyo Pawulo niwe wanditse ngo imirimo ya kamere iragaragara niyi, ni ukwiba no gusambana. Rero iyo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, aguha umwuka wera aho ingwate akakuyobora. Ndashaka mvuge hejuru y'umwuka wera rero.
Bibiliya iravuze ngo uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana itanga umwuka utagezwe. Uyu mwuka utagezwe ujya udukoresha, ndashaka mvuge hejuru kuko ndashaka gusengera abantu, ajya dukoresha ibyo abandi bananiwe. Uyu mwuka wera ajya dushoboza ibyo abandi bananiwe. Uyu mwuka wera ajya duhagarika aho abandi batahagaze. Uyu mwuka wera ajya asenya ibihome. Uyu mwuka wera ajya kubita hasi ikintu icyo ari cyo cyose. Ndabaha urugero, umugabo bita Eliya, haleluya haleluya, Imana yamukoresheje ibintu bikomeye cyane, Imana yamukoresheje ibintu bidasanzwe, Imana yamuvugishije byinshi, ariko ndashaka mvuge kuri kimwe Eliya yakoze. Haleluya. Yari afite umugabane umwe, umugabane wo gutata igihugu, akamenya amakuru mbere y'abandi, agahishurirwa iby'abandi. Uyu ni umwuka nshaka kukwaturaho, ukazajya umenya ibigiye kukubaho, ibiri ku gihugu, ibiri kuri famiye, ukagisengera, ugasengera umuryango wawe, ugasengera urugo rwawe, ugasengera business yawe, inama zaterana ukazihishurirwa abandi, inama utayibayemo. Ibyo ni ibihe biba ku muntu usenga, ibyo ni ibihe kuba ku muntu ufite gift cyangwa impano y'umwuka. Bibiliya yatubwiye ngo watumwe n'Imana avuga amagambo yayo. Hari undi muntu bita Elisa. Elisa ndamukunda we. Bibiliya itubwira ko Eliya agiye kumukurwaho, yagize ihishurirwa rikomeye cyane. Aravuga ngo hari ibyo Eliya yananiwe, hari aho yageze asa nk'ucika intege igihe yicaraga ku giti cy'umurotemu, munsi y'igiti cy'umurotemu. Aravuga ngo Eliya we, nagendanye nawe nkubera umugaragu mwiza, rero ubwo ugiye kugenda nkeneye imigabane ibiri niyo yasabye. Ndashaka ngo ino migabane ibiri nawe ikubeho, nikubaho. Haleluya haleluya. Urikura muri ubwo buzima, urikura muri ubwo butayu, urikura muri izo ntege nke, kandi Imana iragukoresha iby'ubutwari. Izina ry'Imana rihimbaza. Imana ishimwe cyane. Mu gihe nk'iki, muri iki kinyejana turimo, isi irimo itugonga, ibibazo ari byinshi, ukeneye imigabane ibiri y'umwuka wera, hanyuma ikajya kwambutsa Yorodani, ikajya ikamya ubutayu. Hayiwe, Imana ishimwe cyane. Ndashaka dusengana Imana. Ndumva shaka gusenga uno munsi. Aho ndi ngira ngo murahabona, ntabwo ndi buhavuge cyane kuko murahareba, ariko ndashaka gusengera abarwayi. Mpagaze mu bubasha, mpagaze mu butwari, mpagaze mu bushobozi. Aho uri hose nukurikirana ijambo ry'Imana, uraza gukira mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengera abarwayi mu izina rya Yesu. Yakobo yaranditse aravuga ngo niba ubabaye senga, niba wishimye ririmba, ariko niba urwaye tumira bakuru bakurambikeho ibiganza bagusize amavuta. Kandi arangije aravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera, tuzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Rero sinza aho uri, birashoboka ko unkurikiranye uri kwa muganga, uri mu rugo iwawe, cyangwa unatwaye imodoka, aho uri hose, ariko ni Imana ibera hose icyarimwe. Kandi reka mbabwire, ijambo ry'Imana nta mupaka rigira, uraryemerewe, kandi nzi neza ko riri bugire icyo rikora ku buzima bwawe. None fataho urwaye dusengana Imana. Ndumva Imana impagurukije, inzamuye kuri uyu musozi kugira ngo nsengere abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu bankurikiranye, birashoboka ko hari abarwayi indwara y'umutima, hari abarwayi indwara y'umubiri. Ubwo burwayi bwose ndabusengeye, bavane muri ubu burwayi mu izina rya Yesu Kristo, bavane muri ibi bibazo. Hari muganga yarababwiye ngo ntibazakira, hari muganga yarababwiye ngo ntabwo bazi biyakire, ariko uhereye none nohereje ijambo rirambwiye ngo watumwe n'Imana avuga amagambo yayo. Aya magambo natuye naherekezwe n'umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, naherekezwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigende risenye imbaraga z'umwijima, risenye imbaraga z'abadayimoni, risenye gukora kwa Satani mu izina rya Yesu. Wa muntu urwaye we, fataho urwaye ngo usengere, haba ni mu mutwe, haba mu nda, haba mu mugongo, haba ni imitsi, haba mu maraso. Aho urwaye hafate dusengana Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite ubutware, mu izina rifite ubushobozi, mu izina rya Yesu. Mpambiri izo mbaraga zigutera uburwayi, izo mbaraga zituma wiganyira, izo mbaraga zikubwira ngo urapfuye, ndazigukuramo mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana, umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka dukomeze dusenge. Isomye mu Ngoma hatubwira inkuru za Yabesi ngo arushaga bene se icyubahiro, ariko ngo impamvu nyina yamwise Yabesi ngo nuko yamubyaranye agahinda. Arangije ngo arazamuka arasenga, aravuga ngo icyamuka mu mugisha, haleluya,
ukagura imbago zanjye ukaninda ibyago, ngo nuko ngo Uwiteka ngo aramwumvira. Hari igihe tuba mu buzima watureba inyuma ukabona wagezweyo, umuntu yakureba akabona umeze neza, ariko muri wowe uri yabesi, ufite agahinda, uri maganya, uri bwihebe, uri marira, ariko inyuma wakureba akabona urakepe. Umuntu yakureba inyuma ukabona wagezweyo, ariko muri wowe hari ibibyiganiramo. Ndashaka ngo usengere Imana, Imana igukuraho hantu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Birashoboka kuri yabesi, ndashaka nkutakambirira Imana, ndashaka nkwingingirira Imana, ariko nawe wiyingingira dufatikanye, Imana ikuvana aho hantu yabesi. Wewe yabesi w'urugo, wewe yabesi w'igisuzuguriro kikuriho, inyuma n'ibyo pe, wicaye muri iyo modoka ariko amarira ni menshi. Uri muri urwo rugo, igipangu uragifungura abantu bakabona ko wagezweyo, ariko amarira y'urugo ni menshi. Ndashaka ngo usengere Imana, Imana igukuraho hantu mu izina rya Yesu. Umugore uri mu nyumva, umugabo uri mu nyumva, umukobwa uri mu nyumva, ni yabesi nawe ndasenze Mwami Imana, aratakambye nawe, amaze igihe agusenga, amaze igihe akwinginga ngo ugire icyo umumarira, umutabare, umuvane muri icyo gisuzuguriro. Wambaraga z'umwizima we, wambaraga za karande we, wamateka mabi we, ndayagusohoramo mu izina rya Yesu. Umukobwa unyumva, umugore unyumva, umusore unyumva, mukure mu Mana. Ufite ububasha, ufite ubushobozi, nta wundi mwami atari we Kristo. Ndasenze mu izina rya Yesu, mukuremo mu izina rya Yesu. Bimenyekane kuri we Mana, bimenyekane ko ari ushoboye byose, bimenyekane ko ari we yizeye, bimenyekane ko ari we yiringiye mu izina rya Yesu. Ndagushimye Mwami Imana, ndagushimye Mwami w'abami, ndagushimye se w'Umwami wacu Kristo. Umva gusenga kwanjye, ndasengeye ubwoko bwawe mu izina rya Yesu, ndasengeye ubwoko bwawe. Reka imbaraga zawe zibabeho, reka ukuboko kwe kubabeho, reka umucyo wawe ubabeho mu izina rya Yesu. Faya, nohereje ijambo ry'Imana, nohereje umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kukuri Imana, urakoze Yesu. Turacyasenga Imana, ijambo ry'Imana mu maganya ya Yeremiya niryo tugiye gusengeramo. Ni ijambo yanditse mu maganya, aravuga ngo badata bakoze ibyaha ntibakirimo boho, ngo none twikoreye ibigeragezo n'ibibazo byabo, ngo ibyo kuza tubibona duhaza amagara yabo kubw'inkota, ngo abagaragu nibo bategeka, amazi tubibona turushye. Rero ndashaka dusenga Imana. Hari ubuzima tuvukiramo, twamara kubuvukiramo tukabukuriraho, ubwo butaka tukabukuriraho. Tugiye kwicomokora muri ibyo bisekuruza twavutsemo, bituma tudatera imbere, bituma duhora mu byaha, bituma ntaho tugera. Aya ni amaganya ya Yeremiya yari arimo asenga, arebye abona umuzi ni mu bisekuruza by'iwabo. Ndashaka wicomokora aho hantu, ndashaka wikura aho hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ntabwo bize ababyeyi, ngo ntabwo bize ugomba kwiga, ngo ntabwo abana bawe bize bagomba kwiga mu izina rya Yesu. ngo ugomba kuba mu buzima, ntabwo ugomba kuba mu, niba so yarahingirizaga ntabwo ugomba guhingiriza. Oya wowe ikintu usabwa, uri umwana w'Imana. Banza umenye ko uri umwana w'Imana. Numara kumenya ko uri umwana w'Imana, wicomokore muri ibyo bisekuruza. Imana iri mu ruhande rwawe kandi yiteguye kukugirira neza. Badata bakoze ibyaha ntibakiriho, none twikoreye ibicumuro byabo. Uhora wizungurukaho, ndabyanze mu izina rya Yesu, kandi n'Imana irabyanze. Reka dusenga n'Imana, Imana igukuraho hantu. Reka dusenga n'Imana, Imana igusohoraho hantu. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu twikuyeho karande zo mu miryango, turakase nk'uko umugore Mwami Imana yamaze kubyara bamugenya, niko Mwami Imana dukase Mwami Imana, dukase icyadufatanya ayo maraso. Mu izina rya Yesu tuyikuyemo, twicometse mu maraso ya Yesu. Akora ibikomeye mu izina rya, adacika intege, amaraso yo kudacika intege, amaraso yo kudacogora niyo twicomotsemo. Amaraso y'intege nke tuyicomokoyeho, turigenye mu izina rya Yesu. Twitandukanije n'izo mbaraga, twitandukanije n'abo bazimu, n'abo badayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Turakubise, turamenagura, turashenya izo mbaraga. Reka wumve gusenga, reka wumve kwinginga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibampera umugisha. Turacyasenga Imana. Ndashaka gusengera abantu bashaka kwakira imbaraga. Birashoboka ko umaze igihe ucitse intege, birashaka ko umaze igihe ucogoye. Mu butumwa bwiza bwa Luka ijambo ryarambwiye ngo umwana arakuragwiza imbaraga z'umutima mu izina rya Yesu. Ndashaka kugusengera gwiza imbaraga z'umutima, byagutsinze ntibyongere kugutsinde mu izina rya Yesu. Ibyo
watsikiriyeho nibyo ntiwongere kwatsi aho hantu waguye urahava mu izina rya Yesu kubw'imbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu. Mwami Imana yanjye yera, sabye imbaraga, sabye ubwoko bwawe imbaraga. Umuntu nkurikiranye kuri iyi TV mu izina rya Yesu Kristo, musabiye imbaraga, musabiye amavuta mu izina rya Yesu. Amavuta yawe naze mu izina rya Yesu Kristo. Amavuta anesha icyaha, imbaraga zinesha icyaha, imbaraga zitsinda icyaha zimwatuyeho mu izina rya Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana yera, uri Imana ishoboye mu izina rya Yesu. Ndagushimye kuko uri Imana, ndagushimye kuko uri Jehova. Izina ryawe rihimbazwe Imana. Bahimbaraga ubwoko bwawe, bahimbaraga mu bihe nk'ibi, bahimbaraga kuko uri Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye kuko ubyumvise, ndagushimye kuko ubiremye. Izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu. Tugiye kugaruza ibyacu. Hari ibyawe Satani yariganije, hari ibyawe Satani yatwaye. Imana ishimwe cyane. Turacyasenga Imana, turakinginga Imana. Hari abagabo batatu babiri nkunda, Yohana na Petero, ngo bari ku nyanja baroba nk'amasaha nk'aya ndimo mbabwiririzaho, ngo bakesheje ijoro baroba, ngo bagiye kubona babona Yesu arahaserutse, ngo ahagararana nabo. Ngo abarebye abona ntacyo bafashe. Nawe reka nkubwire, Yesu arabireba, humura. Yesu arareba ko urimo ushora ntugire icyo ufata, ucuruza ugatahira aho ngaho, n'ibyo ubibye ntusarure. Ndashaka nkubwire ngo iri sengesho rigiye kongera rizana amafi mu biganza byawe, wongere nawe ukurure nk'abandi. Ngo bari bakesheje ijoro baroba, kandi bari basize imiryango yabo bayihaye ibyiringiro yuko bagiye kuroba bakazana amafi bakarya bagahaga, ariko ngo biranga. Hari igihe umuntu agerageza gukora bikanga, hari igihe umuntu agerageza gushora bikanga. Ariko ndashaka nkubwire ngo tugiye kuba ibisengesho dusarura umugisha mu izina rya Yesu. Ariko ngo Yesu abitegereje abona ko ntacyo bafashe, arababwira ngo nibongere banage inshundura, ngo banage inshundura, ongera unage. Hoya waracuruje urahomba, ongera unage. Hoya ongera unage, ongera unage. Warahinze ntiweza, ongera unage. Ibyo wagerageje gukora byaranze, ongera unage. Ndumva tugiye gusenga Imana. Imana iguhe gukurura mu izina rya Yesu. Imana iguhe kwakira mu izina rya Yesu ibyariwe n'inzukiri, ibyariwe na kagungu, ibyo Satani yariganije ku buzima bwawe, imishinga yawe yagiye itobatoba. Uno munsi ndabyanze mu izina rya Yesu. Ntabwo biri gume kumera nk'uko byari bimeze. Ngiye kugusengera Imana mu izina rya Yesu. Data wa twese mu izina rya Yesu. Bibiliya itubwira neza ko Petero na Yohana ngo bari barimo baroba, ntibagira icyo bafata, ariko ngo Yesu ahagaze kuri gera kuri tereza abantu barimo banyumva, gera kuri gera ku bibanza byabo mu izina rya Yesu. Gera aho bakorera, ugenda uvumure mu izina rya Yesu. Ibyavumwe n'abantu, byatongerewe n'abantu, ibyo banyanyagije unatrarize mu izina rya Yesu. Ndabasengeye kuko uri Imana, ndabasengeye kuko uri Jehova. Umwuka wera nazeho mu izina rya Yesu. Jambo rirambwiye ngo watumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka ugezwe. Nanjye Mwami Imana, umwuka ndiho ntabwo ugezwe. Ni umwuka uhesha umugisha, ni umwuka ubohora, ni umwuka usenya ibihome, ukarutura ibihome mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndaguhamagaye, bongere barobe, bahe umugisha mu izina rya Yesu. Bahe umugisha kuko uri Imana. Izina ryawe rihimbazwe. Tugiye gusenga rimwe. Haleluya. Kubara ibice 6 ku murongo wa 22. Bibiliya itubwira umugisha abatambyi baheshaga Abisirayeli. Mose Imana iramuhamagara amubwira ngo abari kujuhesha ubwoko bwanyu umugisha nabo bazahabwa umugisha. Aravuga ngo ubatureho umugisha urinzwe. Reka mbabwira, ushobora gutunga ugatunganirwa, ariko ibyo utunze bitarinzwe. Ariko amavuta yo kurindwa nakubeho mu izina rya Yesu. Yongere arambwira ngo ubaha amahoro, ubagirire neza, ubarebe neza, ngo abari kuzajya ushirisha izina ryanjye ku Bisirayeli nabo bazahabwa umugisha. Ndashaka kukwaturaho umugisha urinzwe, ndashaka kukwaturaho amahoro. Niba ari ikintu kibuze na amahoro, 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 amahoro mu izina rya Yesu. Kandi Imana ikurebe neza, nikureba neza ibintu birahinduka mu izina rya Yesu. Mana ubarebe neza, Mana ubaha amahoro, bwoko bwawe, abagabo, abasore, inkumi, mu izina rya Yesu. Abana bacu ubarebe neza, ubaha umugisha urinzwe, urinde amagara yabo, urinde umubiri wabo, urinde business yabo, urinde ingo zabo, urinde igihugu cyacu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ikomeye, reka wumve gusenga kwanjye, reka wumve kwinginga kwanjye, mpesha umugisha ubwoko bwawe. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze Yesu Kristo, urakoze Mwami Imana. Reka bahahe baronke babone umugisha ku bwawe. Izina ryawe rihimbazwe n'iteka ryose. Amen. Wowe ukomeze kunkurikira, turagushimiye. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Pasiteri Alphonse Byukusenge. Nomero yanjye ya telefone ushaka kutwunganira, kuduha ibitekerezo, ni 078 28 01 464. 078 28 01
464. Ukeneye kudutera inkunga, ukeneye kuduha ibitekerezo, niyo nomero yanjye. Imana ibaha umugisha. Wifuza gusengerwa mu buryo bw'umwihariko, nabwo waduhamagara. Turahari ku bwanyu, turi hano, Imana iduhagurukije ku bwanyu, kandi Imana iradushyigikiye. Imana iradushyigikiye, Imana iri mu ruhande rwacu. Rero komera kandi ushikame, ntukuke umutima, ntuterwe ubwoba n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze. Iyo muri kumwe ibarusha imbaraga. Shalom. Imana ibaha umugisha.